dufatanye kuvuga ibisingizo by'umutima mutagatifu wa Yesu. Kristo nyirimpuhwe nyirineza, duhe kukumenya no kugukunda, nzira yabawe urumuri rwacu, uratwiyoborere kuri Data. Nyagasani utubabarire, Nyagasani utubabarire, Kristo tubabarire, Kristo tubabarire, Nyagasani utubabarire, Nyagasani utubabarire, Kristo twumve, Kristo twiteho, Mana Data nyir'ijuru, utubabarire, Mana Mwana wakijije abantu, utubabarire, Mana Roho Mutagatifu, utubabarire, Utatu butagatifu uri Imana imwe, utubabarire, Umutima wa Yesu umwana w'Imana Data uhoraho, utubabarire, Umutima wa Yesu waremewe na Roho Mutagatifu mu nda ya Bikira Mariya, utubabarire, Umutima wa Yesu usobekeranye rwose na Jambo w'Imana, utubabarire, Umutima wa Yesu nyir'ishema ritagereranywa, utubabarire, Umutima wa Yesu we ngoro y'ubutungane bw'Imana, utubabarire, Umutima wa Yesu we jabiro ry'umusumba byose, utubabarire, Umutima wa Yesu we ngoro y'Imana n'irembo ry'ijuru, utubabarire, Umutima wa Yesu gicaniro cyakirana urukundo, utubabarire, Umutima wa Yesu wuje ubutungane ukamenya no gukunda, utubabarire, Umutima wa Yesu usendereye ubugwaneza n'urukundo, utubabarire, Umutima wa Yesu ugira ingeso nziza zose, utubabarire, Umutima wa Yesu ukwiye ibisingizo byose, utubabarire, Umutima wa Yesu uganwa n'imitima yose ukayitegeka, utubabarire, Umutima wa Yesu usendereye ibyiza byose by'ubuhanga n'ubumenyi, utubabarire, Umutima wa Yesu wowe utuwemo rwose n'Imana, utubabarire, Umutima wa Yesu we wizihiye Imana Data, utubabarire, Umutima wa Yesu ugira ibyiza byose ukabiduhaho, utubabarire, Umutima wa Yesu we wifuzwa n'ibihe byose, utubabarire, Umutima wa Yesu udahaniraho ukagira impuhwe nyinshi, utubabarire, Umutima wa Yesu ugirira ubuntu abakwiyambaza bose, utubabarire, Umutima wa Yesu utubeshaho ukadutagatifuza, utubabarire, Umutima wa Yesu wahongereye ibyaha byacu, utubabarire, Umutima wa Yesu wahagijwe agashinyaguro, utubabarire, Umutima wa Yesu wazahajwe n'ibyaha byacu, utubabarire, Umutima wa Yesu we wumviye kugeza gupfa, utubabarire, Umutima wa Yesu watikuwe icumu, utubabarire, Umutima wa Yesu soko y'icyitwa ihumure cyose, utubabarire, Umutima wa Yesu wowe utubeshaho ukazatuzura, utubabarire, Umutima wa Yesu we mahoro yacu ukatwunga n'Imana, utubabarire, Umutima wa Yesu we watambiriwe ibyaha byacu, utubabarire, Umutima wa Yesu watambiriwe abanyabyaha, utubabarire, Umutima wa Yesu ukiza abakwiringiye, utubabarire, Umutima wa Yesu wowe uhumuriza abapfa bakwizeye, utubabarire, Umutima wa Yesu we mahirwe y'abatagatifu bose, utubabarire, Ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu, udukize Nyagasani, Ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu, utwiteho Nyagasani, Ntama w'Imana wowe ukiza ibyaha by'abantu, utubabarire, Yesu ugira umutima utuza kandi woroshya, umutima wacu ugire nk'uwawe, dusabe. Nyagasani Mana ishobora byose, turakwinginze, twebwe abasingiza umutima w'umwana wawe ukunda cyane, tukibuka ibyiza by'agatangaza dukesha urukundo rwe, uduhe kwakira ingabire zikomoka muri iyo soko y'ijuru ivuka ibyiza byose, kubwa Yezu Kristo nyine umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugatekana mu mwuka wawe mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amina. Kristo nyirimpuhwe nyirineza, duhe kukumenya no kugukunda, nzira yabawe urumuri
twiyoroheje